Tubasuhuje mu izina rya Yesu, ubwoko bw'Imana. Nshimye Imana ko turi bazima, nshimye Imana ko yongeye kudutiza igihe, yongeye kudutiza umunsi wo kubaho n'ishimwe rikomeye. Dushimye Imana kubw'ubuntu bwayo, dushimye Imana kubw'aya masaha. Ubwoko bw'Imana, nkaba nshimye Imana ko yemeye kuri uyu munsi tukaba tugiye kwiganira ku ijambo ryayo. Imana ikomeje kutugirira neza, Imana ikomeje kuturinda, Imana ikomeje kuduha ubuzima, ikomeje kuturindira muri uyu mujyi wa Kigali, ikomeje kuturinda mu gihugu cy'u Rwanda. Niyegereje abantu bose bari impande enye z'isi, abantu Imana ikomeje kugira neza, abantu Imana ikomeje kurinda, yaba ari abazima, yaba ari abarwayi, kandi nabo bizera ijambo ryayo, Imana irabakiza mu izina rya Yesu. Ubwoko bw'Imana rero, uyu munsi wa none nshimye Imana kubw'ubuntu bwayo, nshimye Imana kubwo kugira neza kwayo. Dushimye Imana ko iduhaye kubaho, dushimye Imana kubw'umwana wayo yatanze w'ikinege, kaza muri isi akababazwa, agatukwa, ariko ari njye nawe arimo arazira. Ijambo ryo ravuga ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ngo kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Rero dushima Imana kubw'ibyo, kubw'urukundo yadukunze, kubw'urukundo yasezeranyije ba sogokuruza bacu, ikemera ugatanga umwana w'ikinege. Igihano kiduhesha amahoro, ibaza icyo gihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu Kristo. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana dukwiriye kwemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Niyo mpamvu dukwiriye gukiranuka uko bukiye n'uko bwije, tukagenzura agakiza kacu ko kameze, tukagenzura agakiza kacu, twaba turi mu rusengero turimo turasenga, twaba turi ku gatuti turimo turaririmba, twaba turi gatuti turimo turigisha, twaba turi mu mago yacu, twaba turi mu mahanda turimo turagenda, tukerera imbuto kugira ngo tugibeho imibereho myiza y'abari muri Yesu Kristo. Ubwoko bw'Imana, izo nizo ndangagaciro zikwiriye kuturanga uko bukeye n'uko bwije, tukagenzura uko duhagaze, tukagenzura uko duhagaze mu murimo w'Imana, tukagenzura agakiza kacu. Ese haba hari aho wakiraniwe? Ese haba hari aho utereye imbuto mugenzi wawe? Kuko nicyo kintu kidukwiriye muri iyi minsi, nicyo kintu kidukwiriye nk'abantu bamenye Yesu. Ku ruhande rw'abasore n'abandi baba mama cyangwa n'abandi baba papa, ijambo ryo riravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Ubusore bwawe si ukuba uri umusore mu buryo bw'umubiri busanzwe, ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ngo ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera. Tube icyitegererezo cy'abizera mu byo dukora, tube icyitegererezo cy'abizera mu byo tuvuga, no mu ngeso zacu tube icyitegererezo cy'abizera. Tumara kuba icyitegererezo cy'abizera, abantu bazagira ibintu bakumenyaho, abantu bazagira ibintu bakuziho, abantu bazagira ibintu bagusobanukirwamo. Nibamara kugusobanukirwa muri ibyo bintu, muri izo ngeso nziza, bizabatera ubushake. Ubwo nabwo aba ari ubutumwa urimo uravuga. Bizabatera ubushake bwo gushaka amaso y'Imana, bizabatera ubushake bwo gukiranuka, bizabatera ubushake bwo kuza imbere y'Imana bagasenga. Rero ubwoko bw'Imana, iyo umaze gukiranuka, ukagira imibereho myiza, ukagira imirimo myiza, ukera imbuto kuri bagenzi bawe, bifasha isi, bifasha itorero kwaguka. Rero itorero, ubwoko bw'Imana, uyu munsi mbazana ijambo rivuga ngo abantu bakuziho iki? Ese waba utari wakiranuka, waba warakiranutse, warakiriye Yesu, warakiriye Yesu Kristo kari umwami n'umukiza wawe, warabatijwe mu mazi menshi, waba utarayabatijwemo, niki abantu bakuziho? Ubwoko bw'Imana, muri iki gihe abantu turakiranutse, abantu turatuye, abantu dukoze imirimo myiza, ariko tukayikorera imbere y'amaso y'abantu, tukayikorera mu rusengero, tukayikorera mu byumba, tugakora imirimo myiza ahantu henshi hatandukanye. Ariko se nyuma yo kuva gusenga, nyuma yo kuva kurepeta, nyuma yo kuva kubwiriza, nyuma yo kuva mu masengesho,
hanze aha n'iki kintu abantu bakuziho, kuko ikintu abantu bakuziho, imbuto werera bagenzi bawe, imbuto abantu bakuziho ni imbuto izaguha destiny nziza, niyo mbuto izatuma uzana abantu benshi ku gakiza. Kuko niba uri umuririmbyi mu rusengero, uri umuvugabutumwa, uri protokole, abantu bakaba bakuze iyo nshingano mu rusengero, ariko ikintu bakuzeho mu rusengero kikaba gitandukanye n'ikintu bakuze uri hanze, icyo gihe ntago uzaba wereye imbuto bagenzi bawe. Hano muri Bible dufite abantu benshi bari bafite ibintu bazwiho, bafite ibintu abantu babaziho byababereye intandaro yo kugira destiny nziza, byababereye intandaro yo kugira iherezo ryabo ryiza, bitewe nuko bari bafite ibintu babaziho, bitewe nuko bari bafite ibintu babaziho mu buryo bw'umwuka, muri spiritual life no mu buryo bw'umubiri, bafite ibyo babaziho. Rero ubwoko bw'Imana biba bikwiriye yuko icyo abantu bakuziho muri spiritual life ari nacyo abantu bagomba kukumenyaho mu buzima busanzwe. Yesu nashimwe cyane. Rino ni ijambo Imana ituzaniye kugira ngo twongere twigenzure, turebe imirimo yacu, turebe uko dukiranuka, turebe uko duhagaze mu buzima busanzwe bwa buri munsi no mu buzima bwa spiritual life. Ese tumeze gute? Ese duhagarara gute? Ese twerera imbuto bagenzi bacu gute? Uko kuntu werera imbuto bagenzi bawe niko kuntu bazagufata. Uko ukiranuka mu rusengero iyo bitandukanye no kuntu ukiranuka uri hanze, icyo gihe ubona itorero riraho ridakura, ritaguka, ahari ugasanga ni uruhare ubigiramo. Ijambo ry'Imana muri Daniyeli 5:13 ni ijambo ry'Imana rw'ukuntu Daniyeli wari umunyagano, we na bagenzi be bari bazwiho kuba ari abantu banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Ariko icyo gihe kuri iki cyanditswe bwoko bw'Imana, Daniyeli turabizi twese ko yari umuntu ukunda gusenga, yari umunyagano w'Ubuyuda, ariko ari wa muntu ukunda gusenga Imana, ari wa muntu ukunda kwinginga Imana. Ngo none nuko kuri icyo cyanditswe ngo Daniyeli asoma ibyanditswe ku rusika arabisobanura. Umwami yarose inzozi, ariko muri uko kurota inzozi abanyabwenge bose, abakorikori, abapfumu bananirwa gusobanura izo nzozi. Ariko Daniyeli bamuzanye gusobanura izo nzozi, umwami arangije aramubwira ati, numvise bakuvugaho ko ufite umwuka wera, ko ufite umwuka wera w'Imana ushobora kudusobanura zino nzozi. Daniyeli arabyemera. Bwoko bw'Imana nta kindi kintu Daniyeli bari bamuziho gusenga, bamuziho no kuba yasobanura ibintu ibyo ari byo byose byananiwe gusobanurwa n'abandi bantu, bitewe nuko bari bamuziho umwuka wera, bari bamuziho ijambo ry'Imana, bari bamuziho gusenga. Niyo mpamvu bamwiyambaje. Ese bwoko bw'Imana, iyi si iyo abacuti bawe bo bageze mu bibazo, iyo bageze mu ntambara, wowe n'iki bakuzeho bashobora kukwitabazaho? Ngo nuko Daniyeli amaze gusobanura izo nzozi, ngo umwami arangije ahita avuga ngo ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo yo guhangura ibyananiranye. Ngo nuko rero niba ushobora kunsomera iyi nyandiko ukansobanura impamvu yayo, uzambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa 3 mu bwami. Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana. Ngo nuko Daniyeli namara gusobanura inzozi, azambikwa umwenda w'umuhengeri, yambika umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ahabwa ubutware bwa 3 ubwami. Bwoko bw'Imana, ikintu Daniyeli yarazwiho, ahari yusango nago yacyaniwe, ahari yusango nago yasenze Imana, ahari yusango nago abantu bari bamuziho umwuka wera, nago yari kuba yaramenyekanye ibwami ngo ahabwe ibyo byose, ahabwe ubwo butware. Rero bwoko bw'Imana, icyo abantu bakuziho gishobora kuguha destiny nziza cyangwa kikaguha destiny mbi, kuko Daniyeli abantu bari bamuziho umwuka w'Imana byamuhaye destiny nziza. Ese bwoko bw'Imana, kukiranuka, ukaba uri umuririmbyi, ukaba usenga Imana, wowe n'iki kintu abantu bakuziho gishobora kuguha ejo heza? N'iki kintu abantu bakuziho gishobora kuguha ubuzima bwiza, gishobora kuguha ejo, gishobora kuguha isura nziza muri societe? Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana.
Tabita mu byakozwe n'intumwa 9:36 apfa agashyirwa mu cyumba hejuru, nta kindi kintu kigeze kimuzura, nta kindi kintu cyatumye yongererwa iminsi yo kubaho kandi yari yapfuye yashyizwe mu cyumba hejuru, ahubwo kuko imirimo myiza yarazwiho ni imirimo myiza yadoderaga abapfakazi amakanzu, nicyo kintu cyatumye Dorokasi yongera kuzurwa. Nicyo kintu bari bamuziho imirimo myiza. Kandi umuntu wamuzuye bitewe no gukiranuka kwe, bitewe no gukiranuka kwa Petero, ni kubera iki batahamagaye abandi bigishwa? Ariko kuko Petero ngo yari hafi aho ngaho ari i Luda, ngo arangije aramanuka, kuko i Luda ari hafi y'Yopa, ngo barangije bamenye yuko ari hafi y'Yopa. Petero barangije ngo bamutumaho abagabo babiri, barangije baragenda bamubwira ko bamukeneye. Kubera iki batahamagaye Yuda? Kubera iki batahamagaye abandi bigishwa bagahamagara Petero? Ni uko bari bamuzi umwuka w'Imana, bari bamuzi umwuka wo kuzura abantu, bari bamuzi umwuka wo guhagurutsa ibimuga. Bwo kubw'Imana twebwe ko dukiranuka, ni iki kintu abantu batuziho? Ni iki kintu abantu batuziho gishobora gufasha sosiyete? Ese ko dukijijwe? Ese ko dusenga Imana? Ese ko turi abantu bashobora kuba bagenda bagasenga, bashobora kuba bagenda bakaririmba, bashobora kuba bakiranuka? Niki kintu abantu batuziho? Ahari hari igihe ushobora kuba bikoze ibintu bitari byiza, ukagenda ukazana mwuka wera mu rusengero, ariko ari uburyo Imana ishaka kugira ngo yifashirize abantu bayo, ishimishe, inezeze abantu bayo, ikagogera igikoresho cyayo, ariko uri umuntu utazwiho ingeso nziza. Rero iyo utazwiho ingeso nziza biguha destiny mbi, ariko iyo uzwiho ingeso nziza, iyo uziho ikintu cyiza, iyo werera imbuto bagenzi bawe, biguha destiny nziza. Bwoko bw'Imana ikintu abantu bakuziho nicyo gishobora kuzaguha ejo hazaza heza, ariko nanone ikintu abantu bakuziho ahanini cyane hagiye usanga gitandukanye n'icyo Imana cyangwa umugambi w'Imana igufiteho. Ariko icyo gihe Imana igufiteho umugambi mwiza, uwo mugambi mwiza ku gukiranuka uko buri kimwe cyose, aricyo kintu abantu bakuziho, biguha ejo heza. Kuko Daniyeli yaba batamuziho umwuka wera, ntabwo yari kuba yarahawe iriya migabane 3. Iyaba Tabita atazwiho imirimo myiza yakoze, ntabwo bari kuba baragiye kumuhamagarira Petero ngo amusengere azuke. Bwoko bw'Imana birakwiriye ko icyo abantu batuziho, imbuto twerera bagenzi bacu mu rusengero, arizo tugomba kuberera hanze. Ko muzi Yosefu yari umunyagano w'Umuyuda, iyo umuheburayo ari umwana w'umuheburayokazi. Ni ikihe kintu cyatumye Yosefu avanwa muri gereza, yarangiza agahabwa igihugu cyose cya Egiputa, akaba umutware wa kabiri ku mwami Farawo? Ni iki cyamutabaye? Nuko ari abagabo babiri, harimo umuhereza mukuru, bari bafungiye mu cyumba kimwe, baranje barota inzozi ari babiri. Yosefu abyumvisha, arabaze barotorera, aze barotoreye izo nzozi niko zagenze. Uko izo nzozi zagenze byatumye umwami arota inzozi, ahamagara abakonikoni, ahamagara abapfumu, ahamagara abanyabwenge b'igihugu bose, bananirwa kurotora izo nzozi. Ariko umuhereza mukuru wa vino w'ibwami yibuka yuko hari umuntu inyuma muri gereza barotora inzozi, kandi ko izo nzozi yazibarotoreye ariko zagenze. Bwoko bw'Imana, Yosefu urumva nawe ko yarazwiho kurotora inzozi, bagenzi be bari bamuziho kurotora inzozi, aricyo kintu cyatumye aba umuntu ukomeye muri Egiputa, aba umuntu ukomeye atuma bene nyina, bene se baza kumwubamira na za nzozi yari yararose. Kuko Yosefu yarazwiho kurotora inzozi, nicyo kintu cyamuhaye destiny nziza. Bwoko bw'Imana, wowe nicyo abantu bakuziho gishobora kugwa ejo heza? Ese wakira umwami n'umukiza? Ese ufite inshingano? Ese niba ufite inshingano, niba warakira umwami n'umukiza wawe, ni izihe mbuto werera bagenzi bawe zishobora kubageza kuri Yesu Kristo, ku buryo umuntu w'umupagani ashobora kubona ingeso nziza, ashobora kuba akuziho ikintu runaka gishobora kumugeza ku bwami? Kandi nguko twumva byinshi niko tuzabazwa byinshi, kandi kumva bitandukanye no kumvira. Uwumviye ahabwa imigisha myinshi, uhabwa imigisha mu majya no mu maza, uhabwa imigisha mu mirimo ukora, uhabwa imigisha muri buri kimwe cyose. Bwoko bw'Imana, Daniyeli kuko bari bamuziho
umwuka w'Imana agasobanura inzozi, na Yosefu hamwe na Petero wari uzwi umwuka w'Imana akazura Tabita akazuka kubw'imirimo abantu bari bamuziho. Bwoko bw'Imana, ikintu abantu bakuziho, imirimo werera bagenzi bawe, imbuto werera bagenzi bawe, nibyo bintu bishobora kuguha destiny nziza. Mureke ibyo tuzwiho mu rusengero ari byo tunamenyekanaho hanze, imbuto twera mu rusengero ari nazo mbuto twerera hanze, kugira ngo abantu tubahe destiny nziza, kugira ngo abapagani babone yuko dufite itandukaniro ryo kuba warakiriye Yesu Kristo no kuba utari wamwakira. Imbuto werera warakiriye Yesu Kristo zitandukanye n'umuntu utari wakira Yesu Kristo. Icyo abantu bakuziho utari wakira Yesu Kristo bitandukanye no kuba waramwakiriye. Rero ko warakiriye Yesu Kristo, abantu bakumenyeho ingeso nziza, abantu bakumenyeho kuba icyitegererezo, kuba inyangamugayo, byo kugira ngo umupagani abone yuko kuba ari umupagani no kuba ukijijwe harimo itandukaniro. Nabona umwere imbuto nziza, bizamutera ishyaka n'inyota byo gukurikira uwo wakurikiye. Ariko n'ubukijijwe bakabona abantu icyo bakuzeho gitandukanye n'umurimo ukora mu rusengero, bizatuma nta muntu ukizwa muri iyo si cyangwa muri urwo rusengero. Rero ubwoko bw'Imana, icyo abantu batuziho mu buryo bw'u spiritual life kibe gihwanye n'icyo abantu batuziho mu buzima busanzwe. Mureke tubibire mu mubiri, ko ngo tubibire mu mwuka imini, kuko ngo ubibira mu mubiri wo muri uwo mubiri azasarura kora, ariko ubibira mu mwuka wo muri mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Rero mureke tubire mu mwuka, dukirizwe mu mwuka, twerere imbuto bagenzi bacu kugira ngo tuzabone destiny nziza. Bwoko bw'Imana, Imana ibaha umugisha.